gutabariyemo nubwo bigukomereye ariko n'umwaka uri bubona mwineza y'Imana n'umwaka Uwiteka ari gukubone ngo Yesu abone wavutse ari impumyi. Imana ishimwe ko Kristo akubonye. Imana ishimwe ko Kristo akubonye. Ubwo Kristo akubonye ntacyo kibaye n'ukuri. Amateka yawe agiye kuba mazima, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, imibereho yawe igiye kuba myiza kubera ko uhuye na Kristo, uhuye na Yesu ubohora, uhuye na Yesu utabara, uhuye na Yesu ukiza indwara, uhuye na Yesu ukiza ubukene, uhuye na Yesu destafodra, uhuye na Yesu ukuroho kredi, uhuye na de lasta shalabo destasega, uhuye na Yesu ukoze umutima wa, uhuye na Yesu ukoze mu mpyiko za destashala bifodra. Reka manurira ubuzima bwawe, ibyari byaranze mu buzima bwawe bigiye kwemera kuko Yesu akugezeho arakubonye kandi atubya konda gusize ku maso, akohereje ku kidendeze cy'isoro wamo kivuga ngo genda wiyuhagire, kivuga ngo yaratumwe aravuze ngo genda wiyuhagire, genda ukurweho iyo mikoshi. Reka nkubwire, Elisa yegeze yanura Namani aramubwira ngo ntago ari ngombwa yuko tubonana, aramubwira ngo si ngombwa yuko tubonana, ahubwo genda destifoda, genda wiyuhagire mu ruzi muri Yorodani, genda wiyuhagire ubiramo 7. Nawe rero destifoda Yesu aravuze ngo humura, genda wiyuhagire, urava mu kiza indwara yawe, urava mu kiza ubibazo ufite, urava mu kiza intambara mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibamugisha. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka tuganire mu ijambo ry'Imana rigaragara muri Yohana ibice 9 umurongo wa 1. Aravuga ngo akigenda abona uwavutse ari impumyi. Akigenda abona uwavutse ari impumyi. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe rero, bahaye ikaze nanone kugira ngo turusheho kuganira ijambo ry'Imana dufite umutima unyuzwe kandi n'umwete. Reka dusenge Imana. Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe, ndagushimye yuko mwamengiye kukubera igikoresho wowe karangurura ukavuga. Nyemera ntabari nge ahubwo abari wowe, ntabari imbaraga zanjye, ntabari ubwenge bwanjye, ahubwo ubwenge bw'ijuru, ubwenge bw'Imana bugaragare kuri nge, kandi Uwiteka unshigikire ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu numwe mu bantu isi yizera cyane, kandi isi mwizera gute? Niki gituma isi mwizera? Isi imwizera nk'umwami n'umukiza mu buzima bw'abantu benshi. Nanjye niko imyizerere yanjye imwizera, kandi ni nako ndushijeho kumukurikira, kuko kuva igihe namukurikira sinakorwa n'isoni, sindamwara. Akomeje kungirira neza umunsi ku wundi, akomeje kumvuganira umunsi ku wundi, akomeje kuntabara umunsi ku wundi. Nibyo nagiye mura n'ibibazo byinshi, intambara nyinshi n'amakuba menshi, ariko Uwiteka agakomeza kundwanira, Kristo agakomeza kumba hafi. Hahandi abantu bagiye baturekuye, Imana igakomeza kuturwanirira. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo iki muri Yohana ibice 9 umurongo wa 1 ngo akigenda abona uwavutse ari impumyi. Imana ishimwe cyane ngo Yesu akigenda abona uwavutse ari impumyi. Uyu muntu Yesu yarabonye ninde? Uyu muntu Yesu yarabonye n'uwitwa Bartimayo. Uyu Bartimayo n'umwana wavutse, isi konfirma neza ko, cyangwa ababyeyi abaganga bakonfirma neza ko yavutse afite ubuhumyi. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe rero yarahuye n'urugamba rukomeye cyane, yarahuye n'intambara zitoroshe, kuko nawe itekereza neza, iyo utareba, iyo hari umwijima, rimwe na rimwe hari ubwo kwinjira mu nzu zacu bitugora kubera ko tutariho dukana ngo turebe. Bartimayo rero akurana icyo kigeragezo, akurana izo ntambara, akura atesekaye kubera ubuhumyi, kubera ubumuga bwo kutabona. Imana ishimwe cyane ngo ariko umunsi umwe ngo Yesu anyuraho yarari, Yesu anyuraho yari yicaye, Yesu anyuraho yatambuke, yicaraga asabiriza. Abantu benshi bari bamaje kumumenya, bamaje kumenya yuko ari ujya wicara ku muhanda ari hagira ute ari asabiriza. Nawe rero shuti mwene data, hari ahantu abantu bakuze. Ubuhumyi buratandukanye. Hari ubuhumyi bw'ubukene, hari ubuhumyi bw'amadeni, hari ubuhumyi destifoda, hari ubuhumyi bw'uburwayi. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko nawe hari abantu bamaze igihe kinini bakunyuraho, ariko Yesu ngo akigenda abona uwavutse ari iki? Ari impumyi. Imana ishimwe cyane. Baramubaza ngo, abigishwa baramwegera baramubaza ngo, mbese mwana kuba yaravutse ari impumyi
n'icyaha cye cyangwa n'icy'ababyeyi. Imana ishimwe cyane ko yavutse ari impumyi. Yesu abasubiza ijambo ryiza, arababwira ngo kuba yaravutse ari impumyi si icyaha cye. Imana ishimwe cyane. Kuba uri umukene si icyaha cyawe, si amafuti wakoze, si ubuzi elabofedra, si uko ukiranirwa, no belastifodra. Aravuga ngo si uko ari icyaha cye, nta nubwo ari n'icy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya! No kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nawe rero ibyo uruhunyuramo ntabwo ari icyaha wakoze, si igicumuro wacumuye ku Mana, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe, ubwo Imana izabigutabara. ni ukujya gukora kw'Imana kuzagaragarira muri wowe, ubwo izabikurengeye. ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zizagaragara mu buzima bwawe, ubwo izabikuvuganiye. Haleluya! Imana yacu igira neza. Batimayo yabayeho mu gihe ateseka, yababaye, aruhijwe n'uyu mwuka w'ubuhumyi, aruhijwe n'ibi bibazo byo kutabona. Ariko destifodra byari mu mugambi w'Imana kugira ngo Imana izihesheze icyubahiro muri we, kugira ngo abantu bazamenye amaboko y'Imana mu buzima bw'umuntu. Terabie fodra de enema kotando levodesta shandi efo bayigidesta. Abisiraheli bageze bagenda mu gihe cy'uburetwa igihe kinini, ariko bitewe n'Imana, kubera ko bari bayigomeye bayicumuyeho. Icyo ni ikiri cyigisho. Ariko igihe kimwe Imana ivugana na Yesaya mu bice 45, yavuga ngo nzahagurutsa uwo bita Kuro, zakenyuruza amahami kugira ngo zamukingurira imiryango, zamugenda imbere ataringaniye maringaniza. Ariko Imana ibivuga iki? Nicyo gitumye Imana ivuga kuri Kuro, ni ukugira ngo azakure ubwoko bw'Imana burushe mu buroshi. Nibyo ibihe by'ibibazo bijya biza, ibihe by'intambara bijya biza, ibihe by'amakuba bijya biza, ibitugo bijya biza. N'uyu munsi turacyabihagazemo. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakundwa bene data, bana b'Imana, urakwiriye guhangana, urakwiriye guca muri ibyo byose. Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo iki? Yarambwiye ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kandi kigashibuka. Aho ni muri Yobu ibice 12:7. Haracyariho ibyiringiro yuko ibiriho byanga uyu munsi ejo bizakunda. Haracyariho ibyiringiro yuko uzabona ubutabazi, kongera kandi ukagira ubuzima butari mu burwayi. Hariho ibyiringiro yuko Imana izimura imisozi ku buzima bwawe. Haleluya! Yobu yabivuze neza, aravuga ngo n'Imana yimura imisozi itabimenye, kandi ndetse ikayubikana uburakari. n'Imana yimura intambara, n'Imana yimura abanzi, n'Imana yimura ibikomeye ku buzima bwacu, kandi ikabyubikana iki? Uburakari bwinshi. Nshuti, nibyo urakomerewe, nibyo uraremerewe, nibyo uburwayi burakurembeje cyane, nibyo kuba utaradestifodra, kuba utarashaka. Abantu benshi bavuze ko wagumiwe, nibyo birakuremereye. Ariko ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Umunsi Imana yagutabaye kuri iyo myaka yawe 40, kuri iyo myaka yawe 30, kuri iyo myaka yawe 25, ugakora ubukwe, bizamenyekana ko muri Israel, bizamenyekana ko mu gihugu cy'u Rwanda, bizamenyekana ko Imana usenga ifite amaboko ibohora kandi ikarema igatabara. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Penukuri ugo rwubatse batabishaka, niyo munsi bacyarugenza. Ariko najya nkubwire, no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Topela sala mango destifodra. Nibyo uzahura n'ibikomeye byinshi bikurwanya byinshi, ariko najya gukomeza mu izina rya Yesu. Komera Uwiteka cyane mu ruhande rwawe. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice 93 umurongo wa 4. Harambwira ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'ibigeragezo menshi, amajwi y'ibibazo byinshi, amajwi y'ibikugwa byinshi, amajwi y'ibikurukangana byinshi, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Byano kuri musozi ibyakurushaga imbaraga, Uwiteka abirusha imbaraga. Ibyari bikunanije, Uwiteka binanize. Pela zala mango destafodra. Dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana yumva kwinginga. Icyo Imana igushakaho ni iki? Kiranuka, ezwa, desta for my good. Kora icyo Imana igusaba, Imana nayo iragukorera icyo wayisabiye. Abisiraheli bazengurutse Yeriko inshuro 7, bakora uko Imana yababwiye,
bituma Imana ya Israheli ihaguruka, imare guhaguruka iritagura inkike za Yeriko. Hari ibintu bigiye kuritaguruka mu buzima bwawe, hari ibintu bigiye kuba mu buzima bwawe. Uburwayi bugiye kukuvamo, ubukene bugiye kukuvaho. Tela mastifodra, imibereho mibi ihora ikwisingiyeho igiye kukuvaho. Ugiye kubona amaboko y'Imana, ugiye kubona kugira neza kw'Imana. Nibyo koko uri mu kazi turagateye ubwoba, uri mu ntambara zidasanzwe, uri urarwana destifodra, rimwe na rimwe uri uracika intege. Ariko ndagira ngo ukomeze no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Vuba bidatinze urabona ubutabazi bw'Imana, vuba bidatinze urabona gukira, vuba bidatinze urabona kubohoka, vuba bidatinze pela salamarigi urabona amaboko y'Uwiteka. Yesu yakoze iki? Akibara kubona uyu muntu wavutse ari impumyi, yatorye idefodra, yaciriye amacandwe. Umva ikintu gikomeye, Yesu agiye gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bibwira. Yesu agiye kugukorera imirimo abantu bibwiraga yuko iyo mirimo itazakoreka. Yesu agiye kubohorera ibintu byawe kuko abantu batekerezaga yuko hari destifodra, ubwo buzima urimo uzakuba nk'akarande. Umva ikibaye rero, ngo Yesu acira amacandwe hasi ngatoba kondo, aramubwira ngo amusiga ku maso, aramubwira ngo genda wiyuhagire. Imana ishimwe cyane, genda wiyuhagire ku kidendezi cy'Isorowamu. Bisobanurwa ngo yaratumwe, nawe uratumwe rero. Niyo Imana ikwerekeje, iragutumye ngo genda utabarwe, genda uhura n'igitangaza, genda uhura n'amahoro yawe, genda uhura n'ibyishimo byawe, genda uhura na fiyaso yawe, genda uhura n'urugo rwawe, genda uhura n'ubuzima. Yesu akohereje ahakorera. Haleluya. Ngo barituromayo garagenda ariyuhagira, gamara kwiyuhagira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Telaba fodra, ngamare kwiyuhagira ngava mahumutse. Reka nkubwire, nawe ugiye kwiyuhagira iyo mikoshi uko kugumirwa, ubwo burwayi, iyo kanseri, iyo diabete, uwo muvuduko w'amaraso, topela zala maigiti, iyo pressure y'umutima, topele gide stasharigo, iyo ndwara yo kwibagirwa, cyo kirere cyose cyakuzetiye. Yesu aravuze ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. Bisobanura ngo waratumwe. Imana igutumye aho ubuzima bwawe buri, Imana ikwerekeje aho ubuzima bwawe buri, Imana ikwerekeje aho ugomba gukirira. Talama fodra bisobanuye ngo aho wagomba gupfira Uwiteka aragukuye, aho wagomba kudestifodra, aho wagomba guhura n'ibibazo Uwiteka aragukuye. Telabe fodesta shandema, Uwiteka arakurenganuye, Uwiteka aragutabaye. Ubonye kugira neza kw'Imana. Ngo Yesu abona wavutse ari impumyi. Yesu arakubonye aho wicaye mama, Yesu arakubonye aho wicaye papa. Mukobwa Yesu arakubonye, musore Yesu arakubonye. Nibyo byari bikomeye, ariko najya ubwira ngo ibikurwanya bimeze la podesta fo enema kitai la mo opefo desta deni efo desta. Ibyo bikomeye cyane ku buzima bwawe. Uwiteka arabihindura ibintu byoroshye. Yaravuze muri Yesaya ibice 45:2, yaravuga ngo nzakujya imbere ataringaniye maringaniza, zamenagura inzugi z'imiringa n'ibintu zo by'ibyuma zabicamo kabiri. Imana nigiye kugenda imbere, Imana nigiye kugushigikira, Imana nigiye kukurwanira, Imana nigiye gutabara, Imana nigiye kurenganura, Imana nigiye kubarana imanza, Imana nigaruye ibyawe byari byaragiye. Destafobeda likotandelema, ubonye ikintu gisha, Imana ikuremeye ikintu gisha, Imana ikuremeye amateka masha, Imana ikuremeye ubuzima busha. Ugiye kubona gukora kw'Imana, ugiye kubona gutabara kw'Imana. No kuri destashande maigide vodra. Uyu mwaka uraba umwaka musha mu buzima bwawe. Kubera iki uraba musha? Nuko Imana ari umwaka Imana igutabariyemo, nubwo bigukomereye, ariko n'umwaka uri bubone mwineza y'Imana, n'umwaka Uwiteka ari bukubone. Ngo Yesu abona wavutse ari impumyi. Imana ishimwe ko Kristo akubonye, Imana ishimwe ko Kristo akubonye. Ubwo Kristo akubonye ntacyo kibaye n'ukuri. Amateka yawe agiye kuba mazima, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, imibereho yawe igiye kuba myiza, kubera ko uhuye na Kristo, uhuye na Yesu ubohora, uhuye na Yesu utabara, uhuye na Yesu ukiza indwara,
uhuye na Yesu ukiza ubukene, uhuye na Yesu de stafodra, uhuye na Yesu kuroho credit, uhuye na de lasta shalabo de stasega, uhuye na Yesu ukoze umutima wa, uhuye na Yesu ukoze mu mpyiko za de stashala bifodra. Reka manurira ubuzima bwawe, ibyari byaranze mu buzima bwawe bigiye kwemera kuko Yesu akugezeho, arakubonye kandi atubyakonda gusize ku maso, akohereje ku kidendezi cy'Isorowamu kivuga ngo genda wiyuhagire, kivuga ngo yaratumwe, aravuze ngo genda wiyuhagire, genda ukurweho iyo mikoshi. Reka nkubwire, Elisa yegeze yanura Namani, aramubwira ngo ntago ari ngombwa yuko tubonana, aramubwira ngo si ngombwa yuko tubonana, ahubwo genda destifoda, genda wiyuhagire, genda wiyuhagire mu ruzi muri Yorodani, genda wiyuhagire ibiramo 7. Nawe rero destifoda, Yesu aravuze ngo humura, genda wiyuhagire, urava mu kiza indwara yawe, urava mu kiza ubibazo ufite, urava mu kiza intambara, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe, ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye kuri Imana itabara. Rengera intore zo zigutekere ku munwa n'ijoro, ziburanire papa, zivuganire abo ni neza yawe, abo n'amaboko yawe, ijambo ryawe ribakomeze, baragaze zibagereho kandi barwonye byose birwaye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen.